ya turabashimiye cyane hamwe na Gaca TV. Uyu munsi mwiza cyane, tugize umugisha wo kubana n'umubyeyi mwese abari kureba kuri kamera. Turagira ngo tumusaba twibwire, hanyuma namara kutwibwira turanamusaba dusengere, hanyuma namara kudusengera duhite twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Afite byinshi byo kubwira amahanga, abari muri Afrika, abari muri Aziya, abari mu Burayi, abari muri Amerika, mu bice bitandukanye by'isi. Turagira ngo rero tumwakire, abanza twibwire, tubwire amazina, namara kutubwira amazina ye aradusengera, hanyuma twinjize mu ijambo ry'Imana. Karibu umubyeyi. Murakoze cyane. Nitwa Nizane Asira, orera mu Imana ya Kamabuye, Paruwasi Rambo, tabani 9 umutware, isigaye birenze kuri Yesu ndamwigisha. Kamusenge. Turagushimiye Yesu, turagushimiye Mana yera, wagize neza ku rukundo rwawe, cyubahiro n'ikibi cyawe, ineza yawe ni nziza, umugambi wawe ufite ku bantu bawe waremye nuganze mu isi yose. Neza yawe n'urukundo bigume bitugarukire muri uyu mwanya. Nyakubahwa gutangiye gahunda uwane natwe, ntutureke, ntudusige, ntuduhane. Cyubahiro cyawe n'ubwiza bwawe butugote, mbaraga z'umwijima ziduhunge, migambi ya Satani ifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana zitubeho muri uyu mwanya kandi zibe ku isi yose. Ganza utegeka kuri nyiri cyubahiro kitarangira, ubwiza n'icyubahiro no kudapfa n'ibyawe. Haleluya Yesu, turagushimira nevo saine kutaimando nara kita ninevo yasika rererezerefo tukatayimeriyase. Haleluya, cyubahiro ni cyawe mwami, twakubonye, twagiye tukubona ibintu bikomeye, twagiye tukubona ayiwe isi na Satani bihagurutse, twagiye tukubona Kristo Satani ashaka kuburiza mu mugambi wawe, ariko kubera kuri Imana y'imbaraga nyinshi wicaza ibyo byose turiho. Amen. Cyubahiro ni kibi cyawe, ababyeyi turiho, aba bagabo tubariho turi kumwe. Bosike dotayini, cyubahiro ni cyawe Kristo. Turagushimye rero, gahunda zose tugusize mu biganza niziyoborwe nawe, icyubahiro cyawe kitugote mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze. Katuririmba n'umuririmbyi wa 81 mu ndirimbo z'agakiza. Ndakumva makuru y'umurwa, uri kura atajenjaho, kandi umucyo n'umwana w'intama, umusume nzawinjiramo. Haleluya niko mvuza impundu, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ndi hafi kujyayo, umusume nzawinjiramo. Haleluya, haleluya nagushidikanya, mu ijuru hari umunezero, ntagubabaruba mu ijuru, nirigiye kuzinjiramo, ntamarira aba muri uwo murwa, nta murubayo n'intambara, nta n'izuba rishobora kujyayo, umusume nzawinjiramo. Haleluya nuzuye ibyishimo, haleluya nzinjira mu murwa, haleluya ni hafi kujyayo, umusume nzawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babiciwe ikamba ry'izahabu, umusume nzakigeramo.
icyubahiro. Nkunda Yesu cyane kurusha ibindi bintu byose. Nkunda Yesu kurusha ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya, kuko muri Yesu niho nageze ndaruhuka, muri Yesu niho nageze mbona amahoro. Yesu rero yambereye byose. Reka hari akantu nkunda kuvuga gatoya, ntabwo natangira nk'akavuze. Nkunda Yesu nkamukundira aho yankuye, atanciye imiryango ikomeye, atanciye uburanga, atanciye icyubahiro nari mfite, ahubwo ari urukundo rwe. Yesu aho yankuye niho mba numva ntajya mu zindi gahunda ntavuze. Yesu yankuye ahantu hakomeye, mu muryango w'iwacu harimo ibigirwamana. Nyogokuru ubyara data yari umupfumu. Nubwo twari dutuye mu cyaro, ariko abanyamahanga cyangwa se abantu b'i Kigali bajyaga bazana amamodoka. Ni kera, ni mbere y'intambara. Urumva izo karande zose. Iwacu mu muryango nta muntu wemeraga Imana, habe ntawasengaga no muri kiliziya wapi, ariko Kristo arangenderera ahora muri ibyo. Yarakoze, muhereje icyubahiro. Amen. Ndamushimira rero. Yesu yampaye agakiza n'umubyaye gatatu. Ndarwara umutwe ubwenge buva ku gihe, kugeza ubwo ngeza ku biro 38, bakajya banyogoshesha ubwembe nk'umwana. Aho niho Yesu rero yansanze mu nzu. Bajyaga banyingirana mu nzu nararwaye ibisigo bimeze nk'ibisazi, hanyuma njyana mu rusengero mpagakiza. Nakirijwe i Kayenzi rero, ku bahazi ni hari urenze Nyamata gatoya, urusengero haruguru y'umuhanda. Ndamushimiye rero Yesu, ibyiza yagiye akora ni byinshi. Hanyuma reka dusome umurongo w'ijambo ry'Imana, igitabo cya 2 cya Mose bita Kuva, ibice 2, umurongo waho n'uwa mbere. Dusome mu izina rya Yesu, twumve uko Imana ivugana natwe. Ariko umutwe w'ijambo avuga ngo umugambi w'Imana ku muntu ni mwiza, icyubahiro kibi cy'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva, ibice 2, umurongo wa mbere. Haravuze ngo umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda, abyara umuhungu. Maze abonye ko ari umwana mwiza, amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. 5. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja bagendagendaga ku nkombe y'uruzi babona akato gapfundikiye, atuma umuja we ukazana agapfunduye, abonamo umwana. Umwana ararira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umukorerera wo mu Baheburayo kazi ngo amurere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa wa Farawo, umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo. Ahinduka umwana we, amwita Mose ati nuko namukuye mu mazi. Amen. Tugiye kuvuga ku mugambi w'Imana. Imana mu ijuru ishimwe. Umugambi w'Imana ni mwiza. Umugambi w'Imana ni ubeshejeho abantu
Satani we ntababishaka ko bukeye nuko bwije, ariko turashimira Imana ko umugambi w'Imana ku isi cyangwa se ku bantu, Satani ntacyo yakora ngo awuvuguruze. Imana yo mu ijuru ihimbaza. Hanyuma dusomye ijambo rivuga ku mugore n'umugabo, umugabo wo mu muryango wa Lewi n'umukobwa wa Lewi, ni hafi aho, ni bugufi. Aba babyaye umwana mu gihe kigoye, ubwo Abisiraheli bari bari muri Egiputa bakoresha uburetwa. Farawo atanga itegeko, aravuga ngo umubyeyi cyangwa se umugore najya agana materineti cyangwa ibitaro bakabona abyaye umwana w'umuhungu, ajye yicwa. Amena, haleluya. Ariko turashimira Imana ko umugambi w'Imana ku muntu, Imana izawukurikirana, icyo uzaba cyo ntawe kizajya. Satani yahaguruka, abarozi baroga, ibintu byagenda gute, inama zakorwa, akagambane kaba, ariko umugambi w'Imana ku muntu ni mwiza kandi urakomeje. Uyu mubyeyi yagiye kubyara, abyara umwana w'umuhungu. Bibiliya niko yatubwiye, ntiyicwa bitewe n'icyo yari yaravuganye n'Imana, cyangwa se bitewe nuko umugambi w'Imana wari uri kuri uwo mwana. Aramuhisha, amaze kumubyara asibanganya ibimenyetso bigaragaza ko yabyaye. Iyo aza kugaragaza ko yabyaye, ubundi iyo tugeze gusibanganya ibimenyetso, ababyeyi barabizi, ntabwo ushobora kubisibanganya ngo bikunde. Ariko kubera ko Abaheburayikazi ari abanyembaraga, Imana yo mu ijuru ishimwe. Abaheburayikazi ni abakijijwe, cyangwa se abantu bamenye Imana, cyangwa se abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Dukwiye kuba abanyambaraga kurusha abandi bantu bose. Uyu mubyeyi asibanganya ibimenyetso bigaragaza ko yabyaye, azana uyu mwana amushyira mu nzu, aramuhisha. Ariko Bibiliya itubwiye ijambo rikomeye, uyu mwana uko ukwezi kwagendaga gushira, iminsi ishira, umwana yagize amezi 2 cyangwa akagira amezi 3, batangiye kwiganiriza. Umwana agize amezi 3 aratangira aravuga, haleluya, Yesu akira icyubahiro, ku mugambi wawe ari mwiza ku muntu waremye. Ko byagenda kose, nubwo Satani yateka ibuye rigahinduka isosi, umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni mwiza. Bibiliya iravuze ngo uyu mubyeyi ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato, birumvikana, akitondera arakaboha. Buriya yatangiye gukaboha umwana afite nk'amezi 2 n'igice. Imana itugirire neza kandi Yesu atuganze. Ku mezi 3 nibwo aka kato kari kamaze kuzura. Ubundi amezi 3 yashize, uruhinja ruvugira mu nzu, umuntu uraho hanze akamenya ko muri urwo rugo hari umwana. Uyu mubyeyi yarafite imbaraga ziteye ubwoba ababyeyi bo muri iyi minsi babuze. Imana itutabare, Imana itugirire neza. Izi mbaraga zo guhisha uyu mwana akazarinda akamara amezi 3, nta muntu umenye ko afite umwana. Ikintu cyisha abantu nuko bimenera amabanga bakayamenera Satani. Satani nawe akazabona ahera abagendaho. Ariko turashimira Imana yacu, turayishimiye ntiyakira ikibazo n'ikigarukire. Uyu mubyeyi wananiwe guhora amuhisha, abantu barananirwa, amaboko y'abantu yakureka ugeze mu kibazo. Ariko Kristo turamushimira, aragukurikirana, no mu rupfu murajyana, no mu bibazo bikomeye mukajyana, mu nzu y'imbeho ujyana na Yesu. Aho abantu bananiwe bakuretse, aho murajyana, ngo afata ku gahinja arakambika, birumvikana, ntabwo yakajyanye atakambitse. Arakambika, arakareba, arakitegereza. Imbaraga za kibyeyi, Imana yo mu ijuru ishimwe. Ababyeyi bangurikiye babyumve, bakwiye kuba abanyambaraga. Ko byagenda kose, haba mu makuba, haba mu byago, bakwiye kuba abanyambaraga. Nta kintu cyabakuraho kuba ari abanyambaraga. Kandi usibye n'ibyo, ababyeyi tubyiyiziho ko turi abanyambaraga. Nubwo tuba tugaragara nk'abanyantege nkeya, ariko turi abanyambaraga. Imana itugirire neza. Uyu mubyeyi ngo afata akakato, arakikorera, maze kugatunganya neza, haragenda akikorera. Ahari abantu babonye akikoreye, bagize ngo hari abantu agiye gusura, hagize ngo hari umuntu agemuriye. Ariko we yari afite mu mutima w'umugambi we n'Imana, nicyo bavuganye, ngo arakajyana. Icyo nkundira Imana, umugambi w'Imana ku muntu ni mwiza, ndawukunda.
ndawukunda. Ngo umugambi w'Imana urihuta, wirukanka uragenda uragera kwa Farawo. Ugeze kwa Farawo abwira umukobwa wa Farawo umugambi w'Imana, avuga ati nonaha manuka, uyu munsi ntabwo uri bwogere muri pisine, uyu munsi no, ibyo wajyaga wikora ntibibayemo, manuka ujye mu rufunzo hariya hepfo. Bibiliya yatubwiye ngo ajyana n'abaja be, baramanuka baragenda, kubera ko umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ari mwiza. Imana yari irimo ikurikirana amakuru y'uyu mwana. Ngira ngo mbwire abantu badukurikiye yuko uko byagenda kose Imana izagutabara utaragera ku irimbi. Amen. Imana itugirire neza. Imana izagutabara Satani ataragukubita inyundo. Imana izakurengera. Umwana ko bari bakamujyanye bakamutereka ku nkombe z'uruzi, yari atararira ngo yinyeganyeze nibura akato kadaha amazi. Icyubahiro ni kiyera yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ibariranije nk'igihe umwana yagashonje ngo abe yakikangura abe yarira. Umugambi w'Imana ubu mugezeho. Umukobwa wa Farawo arahasesekaye. Muvugire ngo amen. Haleluya. Ndashimira Imana. Imana ndayishimye. Nawe uri kudukurikirana, ndakubwira ko umugambi w'Imana kuri wowe ni mwiza. Aho uhagaze uko byagenda kose, wakorerwa akagambane, wagakorerwa n'injoro, wagakorerwa ku manywa, uko byasa kose umugambi w'Imana uri kumwe nawe. Humura wikwiheba, humura garukira aho ngaho. Birashoboka ko muri iyi minsi hari igihe umuntu atera ubwoba Satani agatera ubwoba umuntu akavuga ati urapfuye, bizagenda bite? Ugasanga aragupangira imipango yo kujya kwiyahura, ugasanga aragupangira imipango urumva ngo biracitse. Abantu ko bakurekuye, imiryango ko ikuvuyeho, inshuti ko zikuretse, bizagenda bite? Ariko ndagutangariza amakuru avuga ngo umugambi w'Imana ukuriho. Humura wikwigirira nabi, Imana irahari kukugirira neza. Imana yo mu ijuru niturengere. Uyu mwana umukobwa wa Farawo akigera aho ngaho ku nyanja aho mu rufunzo, ngo yubura amaso abona akato, atuma abaja kujya kukazana. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ngo agapfunduye, Bibiliya yatubwiye ngo agapfunduye umwana ararira, aramubabarira. Ayiwe, izi mpuhwe se zari ziturutse he? Ku itegeko ryari ryaraturutse kwa Farawo. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Imana igufite mu bitekerezo, wikwigirira nabi. Imana igufite mu bitekerezo, kuba uriho si impanuka, kuza mu isi kubaho kwawe ntabwo byatunguye Imana. Ndagira ngo nkubwire, ongera ugaruke wibuke, ongera wiyiteho, Imana ikurengere. Umunsi uvukaho hari impinja zavutse kimwe nawe, ntizagira amahirwe yo kubaho. Imana itugirire neza. Ariko wowe uriho waciye muri byinshi, waciye mu ntare zishinyitse, waciye mu kagambane, waciye mu bibazo bitandukanye, wikwigirira nabi. Imana irahari ngo kugirire neza. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ngo akigera ku nkombe z'uruzi, akirambura amaso abona ako kato, atuma abaja barakamuzanira. Wagapfunduye. Umugambi w'Imana ni mwiza. Umwana ararira, aramubabarira, asobanukirwa uwo ari we, aravuga uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mana yo mu ijuru ishimwe. Mana yo mu ijuru himbazwe. Mushiki we wa Mose ngo yari yitaruye kugira ngo yitegereze niba kari burohame, niba ibisimba biri gapfundure kamugirira nabi. Arangije ngo yegera umukobwa wa Farawo, aramubwira ngo umva, njyewe se ubu undeba tuvugana, sinajya kukuzana umukurerera. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Ngo umukobwa wa Farawo aramubwira uti genda umunzanire umunderera, kandi ntazamurera gusa nzanamuhemba. Imana itugirire neza. Umukobwa aragenda azana nyina w'uwo mwana. Haleluya. Imana itugirire neza. Umubyeyi yonsa umwana we nta muntu umuhagaze hejuru. Umwana akurikirana inkingo nk'uko byari bimeze, kuko ahagombaga kumugirira nabi niho hari hatanze itegeko cyangwa se uburenganzira ko agomba kubaho. Uyu mubyeyi ahetse umwana we, ntabwo yongeye kumuhisha. Tumvikana, yageraga mu bana akamuha ibere, yageraga mu bana akamukuramo, akamwoza. Yari afite ibyangombwa bimwemerera ko agomba kurera uwo mwana kandi neza, agakurikirana imibereho ye, agakurikirana imikorere ye. Turashimira Imana ikurikirana ubuzima bwacu bwa buri munsi, izi imibereho yacu,
izi uko tubayeho, izi uko tubyuka, izi uko turya, izi uko izi Imana izi ibyacu. Icyo nakundiye Imana, nta muntu uyibaza amakuru cyangwa se ngo ayigire inama. Iyo baza kuba bayibaza amakuru, ntabwo Farawo yari yaratanze itegeko ry'uko abana b'abahungu bagomba kwicwa hakarokoka uyu mwana bita Mose. Kuba uyu mwana yararokotse ntabwo ari impuhwe za Farawo, nta nubwo ari impuhwe za Satani, ahubwo ni umugambi w'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Umugambi w'Imana rero ni mwiza. Umubyeyi aramujyana aramwosa, amukorera ibintu bifatika. Ageze ku gihe cyo gucukiraho, amushyira umukobwa wa Farawo, aramurera, aramwigisha, Bibiliya itubwira ngo yize amashuri yo muri Egiputa yose. Imana itugirire neza, kuko umugambi w'Imana ku muntu yaremye, aho kugira ngo umugambi w'Imana ku muntu uhinduke, ahubwo simbizi isi n'ijuru byavaho. Imana itugirire neza. Yesu natuganze, umwana w'Imana yerekaniwe kugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Umugambi w'Imana mwiza ku bantu niwo watumye Imana yikura Yesu, iramutanga aza mu isi, yambara kamera k'umwana w'umuntu, arasuzugurwa, arararunda, aratukwa, arangwa. Uwo ni umugambi w'Imana. Imana itugirire neza. Icyatumye Imana itanga Yesu kwari ukugira ngo bicaye mu ijuru bakora inama. Imana iravuga ngo umugambi wanjye ukomeje ku isi. Turashimira Yera na Tongo. Haleluya, turayishimira Yesu ko atemeye kugundira akamero k'umwana w'umuntu. Yesu ko atemeye kugundira akamero k'umwana ko kudapfa. Aravuga ati manuka, aramanuka, araza avukira mu mugore, birumvikana, baramwoza, haca bugufi. Uwo ni umugambi kugira ngo adushyikire. Araza arasuzugurwa, araza aratukwa kugira ngo ashyikire abantu. Turashimira Yera ko ku mugambi w'Imana, Imana yicaye mu gihugu cyo mu ijuru yarebye ikavuga ngo n'abagore nabo bazahagarara bampamye bamvuge. Twari twarashigajwe inyuma n'amateka, ariko kubera umugambi w'Imana iduha Yesu, avukira mu mugore, araza aduhesha agaciro. Nubwo isi yari twambuye agaciro, ariko turashimira Yesu ko yaduhaye agaciro. Imana yo mu ijuru ishimwe. Nkunda Yesu rero uko byagenda kose, nkunda Yesu kurusha famiye yanjye. Nkunda Yesu, njyewe nkunda Yesu uwambaza ngo nkunda iki? Nta kintu nkunda mu isi, nkunda Kristo. Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi Yesu ahimbazwe. Umugambi w'Imana rero ni mwiza ku isi, ku bantu, uko byagenda kose, uko byasa kose. Nubwo intambara zahaguruka, nubwo Covid yaza, nubwo ibirenze Covid byaza, nubwo n'ibindi bintu bizagenda bihaguruka, cyane ko turi mu minsi ikomeye kandi igoye, iminsi y'imperuka, nubwo ibindi byose byaza, ariko ntangaje amakuru ku mugambi w'Imana ku isi cyangwa se ku muntu ni mwiza. Ku bazungu, ku birabura, ku b'ibikara, ku barebare, ku baciye bugufi, umugambi w'Imana urakomeje. Ku bize, ku batarize, ku bo mu cyaro, abo mu mujyi, umugambi w'Imana urakomeje. Umugambi w'Imana nicyo cyatumye Imana ikunda abari mu isi cyane, ibakunda urukundo rutagira akagero. Mu mutima w'Imana havamo urukundo, itanga umwana wayo ari we Yesu Kristo, araza mu isi kugira ngo abari bashigajwe inyuma natwe, cyangwa se abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, Yesu aduha agakiza. Imana yo mu ijuru ishimwe. Abumvise ijambo ry'Imana, Imana Data nibahiriza umugisha. Reka iteka wagize neza ku rukundo rwararasike dotayinevo rere kotara mora fizi mando ya sike totara besika rereze nevo tutaketayabo shire edesayini niwa cyubahiro kibicyara. Urukundo wakunze abari mu isi byari biri mu mugambi, n'urukundo ukunda umwana w'umuntu, n'umugambi wawe mwiza ku isi no ku bantu, bituma utanga Yesu araza mu isi kugira ngo abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, natwe tugira aderesi, natwe tugira aho tubarizwa, natwe tugira umwami dukorera.
tuzakwakira. Turakubashye rero, tukubahiye imbabazi zawe n'urukundo, tukubahiye kugira neza kwawe. Wowe ntumeze nk'abantu, wowe ntumeze nk'abana b'abantu. Mwana w'umuntu yakurakariye ntiyongera kugusuhuza, mwana w'umuntu yakurakariye ntiyongera kukuvugisha. Ariko wowe niyo twiyanduje, niyo twijambaguje, niyo twisize ibyondo, niyo twayobya tugasubira inyuma, uraza ukadukuyakuya, ukaduhendahenda, ukaduterura, ukaduhanagura, ukatwoza, ukari wowe munyembabazi, ukari wowe munyarukundo. Cyubahiro n'ikibi cyawe rero. Muri uyu mwanya duhagaritse imbaraga za Satani mu izina rya Yesu Kristo. Bitavuga Imana nibiceceke, kuko twamaze kumenya ko umugambi w'Imana ku muntu ari mwiza. Bitavuga Imana biceceke, migambi y'abarozi ceceke, migambi y'abagambanyi ceceke, migambi y'incakura ceceke, kuko ijambo ryawe riravuga ngo wica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza imirimo y'amaboko yazo. Ngaho ganza utegeke, icyubahiro cyawe nikikugarukire, ibyo ushima n'ibyo ushaka bibane natwe kandi bibane n'isi yose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.